kano kanya shaka kuvuga iby'Imana yakoreye i Babeli ko munawe w'i Babeli ahubwo ndashaka kuvuga ku bijyanye n'ibyo Satani agambiriye ku bakristo muri iki gihe cyane no kugira ngo abakristo bajagarare mu bijyanye n'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Umuntu ajya asoma hamwe atandukane n'uwasomye hariya, hanyuma ibyo byose bizatera akajagari mu mitwe y'abantu no mu mitima y'abantu, bituma abantu binubira kumva ijambo ry'Imana. Uwo ni umugambi ukomeye karundura uhari. Umugambi wa kabiri Satani afite, yamaze gukoranyiriza abantu kujya basoma Bibiliya ziri ku social media cyangwa se Bibiliya ziri mu buryo bw'ikoranabuhanga. Turavuga kuri za interneti, Bibiliya iri kuri machine, Bibiliya iri kuri za telefoni za smartphones. Murazi ko hariho za Bibiliya. Izo Bibiliya no kugira ngo iyo application igwireho za Bibiliya nyinshi cyane, ndetse n'abakristo benshi bagane aho ngaho. Muri biye bya none musiga mubona ko muno musengero abakristo bagwiriye, akeje ugasaba umuntu agitwara Bibiliya ntagitwara indirimbo, ahubwo arumva ijambo ry'Imana riciye kuri telefone yiwe, ndetse rimwe na rimwe ikaza kumuviramo n'icyaha cyo kumurangaza. Ariko noneho rero no kugira ngo abantu bicwe mu mutwe be kugura Bibiliya, mbayireke mbayite ku bwabo, hanyuma igihe nikigera bazakanko basanga ya application ya Bibiliya yavuye muri telefone, hanyuma iyo Bibiliya ihere. Undi mugambi wa gatatu Satani afite no kugira ngo izo Bibiliya zinjire mu buryo buri bwa application, hanyuma igaragare nka Bibiliya ihendutse itafite amafaranga menshi. Kuri ko nyuma uguze telefone yawe ugashyiramo na Bibiliya, ntabwo wakongera kugura Bibiliya isanzwe ijya kugura ku mafaranga 10,000, 15, 20, 30, ntabwo waba ucyongera kugura iyo Bibiliya, ahubwo wowe uzahitamo gukoresha Bibiliya iri muri telefone. Bityo bizatuma za Bibiliya zisanzwe cyangwa se nziza zimenyerewe abantu bazireka bazange bazinubire, icapiro litangire kureka gukora izindi Bibiliya cyangwa se gucapa izindi Bibiliya. Ikizakurikiraho nuko izo Bibiliya zizahagara cyangwa icapiro lihagarare, bitume abantu bakomeza gukurikirana za Bibiliya ziri muri za interneti cyangwa se muri za telefone zabo na za machine, hanyuma noneho apu bazayikure muri bamara kuyikuramo birangire nta muntu ugifite Bibiliya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, hanyuma turebe iri jambo tuza gusorezaho. Ni ijambo ryanditswe mu gitabo cya Luka igice cya 11 ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wawo wa 30. Haranditse ngo, nawe aramusubiza ati, ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Abantu benshi bateraniye aho, atangira kubabwira ati, ab'iki gihe ni abantu babi, bashaka ikimenyetso, nyamara nta kimenyetso bazahabwa keretse icya Yona.